Ngiye nari nkumbuye kwishima no kuri rusange, ari maze igihe kinini nishima. Ubundi imbere nkitaha byarancangaga nkazajya ndota nabi. Fona nyine byatangiye kuza ndimo naryama nkanasinzira. Okay, tubwire nk'ikintu wari ukumbuye kuvuga ngo ndarya nimva inkoko inkoko niyo wari ukumbuye. Ngo biragora bikanababaza ngo cyane cyane iyo ugiye kure y'umuryango wawe aho utazongera kuba mu buzima bwawe wari usanzwe ubamo, nta byishimo ndetse nta nshuti n'abavandimwe uzongera kubona hafi yawe. Uyu ni Titi Brown. Ibi yabivuze ubwo yari amaze icyumweru avuye muri gereza. Amazina ye nyakuri yitwa Ishimwe Thierry. Titi Brown ni imfura iwabo, akaba yaravukiye ahitwa Kimihurura. Ku itariki 10/11 umwaka wa 2021 nibwo yafunzwe afungirwa ahitwa Mageragere, aho yakurikiranwagaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utaruza imyaka y'ubukure. Gusa ku itariki 10/11 umwaka wa 2023 nibwo yongeye gufungurwa agirwa umwere ku cyaha yakurikiranwagaho. Titi Brown yarasanzwe ari umubyinnyi nyarwanda abyina ahantu hatandukanye. Titi Brown akimara kugera muri gereza byabaje abantu batari bake, cyane cyane abafana, imiryango n'inshuti ze. Gusa nibyaje gutinda, nyuma y'imyaka 2 nibwo yongeye gusubira mu buzima bwe busanzwe. Akiva muri gereza ngo byabanje kumugora kumva ko asubiye mu buzima bwe busanzwe. Ngo yakozwe ku mutima, urukundo, urugwiro, ubumuntu yasanze mu bafana be. Ngo byari bimugoye ya mu buryo bwa mikoro bwo kongera kwiyubaka, ngo cyane ko yari amaze imyaka 2 adakora. Tugiranye nawe ikiganiro twamumeje ikintu yari akumbuye mu buzima igihe yari ari muri gereza. Yakomeje avuga ko icyambere yari akumbuye ibyishimo rusange, ari maze igihe kinini nishima rimwe na rimwe nkana hariya narabyinaga, ariko ikintu cyadanje ngewe ngamini kwishima byabaga ari gake. Twamajije ikintu yari akumbuye ku bijyanye n'imirire, dore ikintu yasubije inkoko niyo wari ukumbuye. Titi Brown akigera hanze yeretswe urukundo, aho benshi bagiye bamufasha mu buryo bwo kongera kubaka ubuzima, yaba kumuganiriza, kumuba hafi ndetse no mu buryo bwo kumutera inkunga. Ngo dore ko bimwe babikoraga atabizi, akabona message zitandukanye zimwifuriza ibihe byiza, zimwereka urukundo, ndetse benshi bamufasha mu buryo bwa mikoro. Just Heart of Love ngo ndetse n'itsinda rya Jen's Comedy ryagize uruhare rukomeye mu kongera kugarura ibyishimo yari yarabuze. Ngo ibyo babikoze ari nka surprise, ngo nabyo yigeze ababwira cyangwa ngo atekereze. Ari GoFundMe yakozwe na Dekati, akaba ari n'ikiganiro nakoze nacyo ntangamo nimero. So abantu nyine bari kumfasha to. Bira ni ibintu byanunguye ntabyo narinzi. Bira byo muri byo ntabyo mbanzi. Ngiye kubona mbona abantu bankoreye surprise rwose, banyihereye amafaranga. Titi Brown dukorana ikiganiro yatanze inama ku rubyiruko. Ngo ikintu yigiye muri gereza ngo ni time management, gukoresha neza igihe. Ngo ibyo wakora byose kwita ku gihe nicyo kintu cya mbere cyatuma ugera ku iterambere ryawe. Anakomeza n'abagira inama yo kwirinda ibiyobyabwenge byatuma bakora ibidakwiye. Nigiye yo guha agaciro igihe. Ikintu cyo nabwira urubyiruko, bave mu mayoga, bave mu buyobe, niba afite intego, niba afite ikintu ashaka gukora natangira gikuru uyu munsi, yaba ari impano, kuko buri impano ishobora kuguha amafaranga. Urumva gukora cyane bishobora kuguha amafaranga, n'akandi kazi kagari gukoze kakaguha amafaranga, ariko ikintu cyo nyine gishobora kugufasha gutera imbere n'ubwenge bwo kuyagumana. Hano usanga ubwo bwenge nyine abantu benshi ntabwo bafite. Kubera iki? Peer pressure, ibigari. Ubundi ufite intego, hari ibintu bimwe udakora. Ntibakoresha igihe cyabo neza, kuko uyu munsi ufite imyaka 25 ejo ugasanga ufite 30, ukatanya ngo ibintu bigenze biti. So they have to use their time well. Titi Brown tugirana nawe ikiganiro twamubaje niba agikomeje kubyina cyangwa yarabiretse. Yadusubije ko adashobora kubireka. Ahubwo nibwo ngiye kubitangira. Nibwo ngiye gutangira kubyina. Titi Brown ubakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abyina nk'uko byahoze kuri TikTok, YouTube, Instagram ndetse n'ahandi. Si ibyo gusa kandi abasitari batandukanye bo mu Rwanda bakomeje kumwiyegereza, bakorana nawe utuvideo dutandukanye ndetse banasabana. Ubu Titi Brown nta kibazo afite, ngo kuko kimwe mu bintu yarakumbuye harimo ibyishimo, ngo kandi yamaze kubibona. Ngo nubwo bitari bimworoheye kumva ko yongeye gusubira mu isi yabagamo mbere.
reka ngushimiye nawe niba hari uruhare wagize mu kugarura ibyishimo by'undi muntu, nkubwira ko uyu ari nawe musozo w'ikiganiro. Kora likes, share, comment na subscribe, ntuzacikwe n'ibiganiro by'ubutaha. Ndabakunda, mbifurije guhaha mu karonka.